bana b'Imana mwumve ibintu byambayeho. Haleluya. Nukuri mwongere mumfashe duhe Imana icyubahiro. Turashimira Imana batubonye mu bitoke by'ibiraka icyo gihe ko uyu munsi dufite abo tugabura twambaye amapataro n'amakoti. Imana nishimwe shiriraho. Katika kamera Imana gakandayeho nayenda karenge ko kandi karenge ko kandi mbanda tsekeye niko bita hasi yero hasi ntago kumatebese mu ngaguyemo we ataguremo aiwe none nabigondiye ni kwanga ko bitarohama magaze ukabitema ababa umutima cyure koko nendura gukorera mwaka noneho ndi pezane pfukama bati rero amazi ganajandamye warebaga kunyura muno bitoke amazi ari kunyuramo ngiyangana gazamura Huza ndabare bacireho batazagira ngo urabesha. Yo batazagira ngo urabesha. Ho batazagira ngo urabesha. Dukomeze nzose. Umuzigo wanye ndakomeza ndwana nabo. Ndazamura kutugo. Shira ko none birangije bera hano. Ngazamura bigasubira hano. Wache mane moyeche yaratsinze Yesu yaratsinze Yesu mwana w'Imana komera mumbabarire mucorere Imana mwerese Imana mashi yaratsinze Yesu yaratsinze Yesu mwana w'Imana komera yaratsinze Yesu mwana w'Imana yaratsinze Yesu yaratsinze Yesu mwana w'Imana amen yaratsinze Yesu mwana yaratsinze Yesu mwana w'Imana amen ayo mashemo ya mbere Mana we Ewe yaratsinze umwami yaratsinze Yesu mwana w'Imana komera abadamu babiri baze kubyina yewe yaratsinze Yesu yaratsinze Yesu mwana w'Imana amen yaratsinze Yesu mwana yewe yaratsinze Yesu mwana w'Imana amen yaratsinze Yesu mwana w'Imana yewe yaratsinze umwami yaratsinze Yesu mwana w'Imana amen yaratsinze Yesu mwana haleluya hoya wiyatsendeshereje haleluya abo yabikongomoye haleluya Mana shemwa cyane tuvugane ngo amena tuvugane ngo amena munyemera tubeka deseri twitahire vuga ngo deseri vuga ngo deseri vuga ngo deseri bane Imana kandi inshuti za Yesu yatangaga ubuhamya bwoce Imana yakongomoye abari abanyegiputa haleluya none yaringeje akora dabo ndago bari bakira abanyegiputa
ni ziriya ndwara zawe. Haleluya. niyo ari amadeni nakugeza aha, niba ari abarore batari iwawe ku muryango, niba ari abajura, niba ari biriya bihombo byose, mwongere dupepere Yesu, mwongere dupepere Yesu. Bana b'Imana, Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ikura kure. Tuvugane ngo amen. Imana yacu ikura kure, bana b'Imana kandi inshuti z'Imana. Hari abantu twaganiye Yesu, haleluya, ndababwira ngo dufite impamvu ziranze myebere zatuma dushima Imana, kuko barande bakababeshe buri wese ari kurira ku ruhande rwe. Amena. Ku ruhande rwe. Ariko yarangije abagekendo gikomeye bangwa ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, kuguha umwana kavuko kabumukikira. Haleluya. Nibya mituwera azabikora, nakawunga n'igikoma byo kumuha azabikora. Tuvugane ngo amen. Yemwe bakobwa muri hano muri kurira ngo imyaka irabacikanye. Bari baresengesha abakobwa mufite n'imyaka, nta cyane kibazo muhanganye nacyo n'imyaka yo kwaze kuvuye murabara mwaka wajya mukabara batega Mana we ngeze kuri 24 bezajya niba ari ikigeragezo. Yemye basenga hano tuvuze ngo buri wese asenge, buri wese asengera iki. Ubundi abakobwa bahangana n'imyaka, hari imyaka bavuze abagekenyera bicemera. Haleluya. Abakikiyesega bicemera, abakikiyefiteye icyezere. Haleluya. Haleluya. Ariko hari ikindi gihe aryama akagarama. Burandabwa abagore bagarama hari impamvu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko hari yaryamira urubavu bikanga, akaryamira umusore bikanga, akubarara bikanga, mera kamutangira. Kabati ndakunde ndareba ijuru ndakunde. Icyo gihe abantu biba byakomeye. Biba byakoze iki? Biba byakomeye. Haleluya. Ariko ndabaha amakuru yemye bakobwa muhangayitse kubona ingo, ariko n'abazifite bahangayikishijwe nazo. Ye mubyo utarabyara hangakisho no kubona umwana, ariko no mufite abanga babana ndabashirahe kwa mituweli bayongereye, kwa kwesore merevare bayongereye, byabyo kujya ko babyongereye, nawe arahangayitse, nawe arahangayitse. Motare mu muhanda yanejejwe no kayabonye moto, ariko ari gucebaguza ngo polisi icyuma kitandera penalty. Bishakare kuvuga ngo ndawe udafite icyo gusengera. Twikirize ngo amen. Twikirize ngo amen. Twikirize ngo amen. Mase fata Bibiliya dusome iri jambo ry'Imana dusoze. Yosuwa 3 gice cya 3 ku murongo waho wa 16. 16. Fata itabo unsomere Yosuwa 3:16. Somera rwose. Yosuwa 3:16. Somera. Somera dusoze. Kano kadaseri tugasoze utwitahire. Reka dusome mu izina rya Yesu. Niba murana twongere ngo amen. Amen. Yosuwa ibice 3 umurongo wa 16. Mutwe w'amagambo baratubwira ngo amazi ya Yorodani atandukana. Amazi ya Yorodani aratandukana. 16 handitse ngo amazi yo haruguru, amazi yo haruguru arahagarara yikubita ku mudugudu witwa Adamu. Yekobete ku mudugudu witwa Adamu, ahateganye ni Saretani. Ahateganye na Saretani. Kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba. Ariyo nyanja y'umunyu. Iyo nyanja bayitaga ngo ni nyanja y'umunyu. Arashira. Ayo mazi yose arashira. Komeza.
nuko abantu barambuka baboneza Yeriko. Nuko abantu barambuka baboneza muri Yeriko. Turakomeza na 17. Komeza. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano. Ngwarika abatambyi bahetse isanduku y'isezerano. Ry'Uwiteka. Yesezerano ry'Uwiteka. Bahagarara muri Yorodani hagati. Baragenda bahagarara muri Yorodani hagati. Humutse neza hatanyerera. Bahagarara humutse neza rwose. Hatanyerera. Ntabwo hari kunyerera. Abisirayeli bose. Ahumutse. Bambukira humutse. Kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije amen. Bwarangirije kwambuka Yorodani. Munyekereze ngo amen. Amen. Imana igere byihagarika ku buzima bwawe. Imana igere byorokanga ku buzima bwawe. Imana igere byicecekesha ku buzima bwawe. Tuvugane ngo amen. Abira bicecekesha haleluya. Abira bicecekesha haleluya. Iyo nsomye ingoro ya Yosuwa n'Abisiraheli, Imana ishimwe umwuka n'umwe mushiki wacu yabitubwiye cyane by'urugendo rw'Abisiraheli. Ubundi Mose na Yosuwa bari mu bantu bayoboye Abisiraheli, ariko Mose Yosuwa yaje kuyobora nyuma ya Mose. Tuvugane ngo amen. Intambara Mose yanyuzemo no kwambuka inyanja ne nazo Yosuwa nawe yanyuzemo. Cyakora icyo ngondero Uwiteka ntabwo yigeze abatererana. Gira mwenze ngo nawe ntabwo Uwiteka azagutererana. Humura uko kumva yemeze kose, ko kumva bisharereye kose, ntabwo Uwiteka azagutererana. Tuvugane ngo amen. Tuvugane ngo amen. Hano ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye Yosuwa. Bari bageze ahantu inzeretare. Buri cyo ngundira Imana, haleluya, nuko dusenga tubona byakomeye, Imana ikatubwira ngo mbikuyeho kandi bigihari. Tuvugane ngo amen. Kandi bigikoze iki? Kandi bigihari. Ariko byengwa mbikuyeho mu buryo bwihari by'abakuyeho. Hari umudamu umwe yarafite umugabo w'umunyamahane, yamukubitaga buri munsi. Vuga ngo yamukubitaga buri munsi. Ariko yajya gusenya Imana ikamubwira ngo ndagutabaye. Yajya gusenya Imana ikamubwira ngo ndagutabaye. Yajya gusenya Imana ikamubwira ngo ndagutabaye. None umudamu igihe kiragera byaje mu ndagutabaye biza kumurambira. Noneho arangije arakarira Imana. Arakariye Imana, aragenda arebye ati Imana, wowe mbwira ko ndabaye, nagira mu rugo bakangubita, none uyu mwiri joro bangubise n'iryinyo barikuramo. Mana bangubise uri kureba hehe? Kuki bangubise? None bangubise cyane berotane cyane gihahuko. None wazavu ceceka ko nami avuga ngo randabaye, ariko nibivaho biri. Imana irukira mubwira ngo mva mwana wanje, burya mba nagutabaje. Yagukuye iryinyo ariko uri guhumeka. Yagukuye iryinyo ariko uri gushobora gusoma igikoma. N'ubugari wabumira. Burya rero rirakofe yakobese agakruta wawe amenya akavamo. Inyuma hari igisu, hari icyuma, gahunda ya Satani n'umugabo wa nawe kwaro kugifata kagigutera mu mutima, uba wapfuye. Burya uba wapfuye. Namujijishije akubitaho ukuboko gusa, kiriya cyuma cyari kiraguhitana. Mumbere Imana ko biba bitaduhitanye. Hari ibyo Satani aba yapanze ndibiduhitane. Tuvugane ngo amena. Twongere ngo amena. Hari ibyo Satani aba yapanze, Imana ikahagarara nebeduhitane rekomeye betkabona borese. Telefone meregleri. Haleluya. Le fodo tade gleri mane. Imana yangiye ngo kuyisahara abana Imana irengeye. Kwesaha hari abantu Imana irengeye. Abana bafite abanyashuri ba segonderi, Imana irambye ngo hari ikikoze. Ejo bundi bagiye kwiga, hari ikikoze.
hari icyo Imana ikoze. Imana iratabashe. Claudine, umva icyo Uwiteka ambwiye. Arambwira ngo Uwiteka abanye nawe, aje kubigenza neza. Lefodo tadegrerim, ngo tangira wigera imikenyero, tangira wigera udutsimba, ariko uzaberwa Mana we. Ndimo ndabibona mu mwuka, ndimo ndabibona mu mwuka. Elevone meregeri, mubarebe barasana, mubarebe barasana, mubarebe barasana, mubarebe barasana. Umva muzaba musa. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Oya bazaba basa icyo Imana izaba yakoze kizaba cyumutse. Buni ikintu Imana yakoze kiba cyumutse. Tuvugane ngo amen. Tuvugane ngo amen. Iyo nzomye ziriya ngoro za Yosuwa n'Abisiraheli buryo ngo Imana abanje gutegeka Yosuwa ngo nagende ngo abandereza abandi bake mu nyanja. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Tuvugane ngo amen. Ngo bari bikoreye isanduku y'isezerano. Uvuyeho fatemu fatano ngo bari bikoreye. Vuga ngo bari bikoreye. Bakoze iki? Bikoreye. Imana irababwira ngo reka da, hari cyane mukore nyuma yo kwa mwikoreye. Mubanze mumanuke mujyemo. Indambwe ya mbere bajyamo, indambwe ya kabiri bajyamo. Bakaze ngo muri metero zingahe. Imana irababwira ngo reba inyuma. Haleluya. Amen. Bona urembuza Abisiraheli. Babwire nabo baze. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, hari ibyo Imana izakora ibanje kwemera ko duca mu muriro. Tuvugane ngo amen. Hari ibyo Imana izakora ibanje kwemera ko duca hehe. Inguru nayivuze nibuka kera. Vuga ngo kera. Amen, amen. Abanyakera ku bantu bahazi bakundaga kwenya inzoga zitwa indeke. Urabizi iwacu rero bita kungama habaga urutoke pe. Habaga iki? Habaga urutoke. Baza kurangura ibitoke abanyakeya n'abandi bongo twanganaga twara abasore twara urugero rumwe. Wari agura ibitoke 60 natwe abasore 5 dupatana ko turabyikorera tukabibagereza iwabo. Ariko mandaza amatwi kandi ukarinda kugasoreza twitahire. Haleluya. Ibitoke 60 birikora abantu 5 ni bingahe? 10 kandi cyari igitoke kingana gutya. Noneho bitoke turepatana turabigabana. Igitoke kimwe cyari 80 kukigeza iyo kiribuze kujya. Tuvugane ngo amen. Abari kunyumva haleluya. Nekore bitoke bya mbere mbe turakwikeya. We wacu urahaze no kwikeya. Koke ando haze se. Umuze ko wanje wakanda umanuka nango geza kukeya. Bibiri mbise gatatu asigaye bingahe? Umuze ko wanje watatu noyere manuka nambe geza kukeya. Buriya rimwe na rimwe nimuzajya mubona uruhara rwaraje. No kwikorera cyane. Buriya harantu twikoreraga. Haleluya. Arige twajyaga muri Kabumba kugurana ibisheke ku bijumba. Akafuka kakakumira ku mutwe umutsatsi kugashuha. Haleluya. Ebyo bitoke hariye wavunikaga n'abandi bose bikoreye mihefu ndaburi bukorera undi. Ubundi ukagwana n'umuzigo wawe gukakuvuna. Haleluya. Ukanga gutura ngo utabura kwikura umutsatsi kugashuha, imbangi gashuha, gasanga ubwisho wabukona umuzigo gwakumennye kuko ndakunde wabigenza ukandoruka. Nzigaje amaturo rero 2 ngo 12 bijyanye mbe mbishoshe. Ku turo ya 5 imvura ibiraguye. Imvura ikora iki? Imvura ibiraguye mwabadamu. Abantu bazara kukumva haramanukaga.
ubunyerere bwaho bwari kukuri. Ugeze munsi y'agasozi hari umugezi nawe utoroshye, wamutse muri ka gataha hari ubunyerere shawara keze urabuzi ni wanyu. Imvura iragwa yayindi ya kabutindi shiragwa tubura inzira. Kwituro ya gatanu turamaraga dusanga kumanuka hari ku musozi y'abana kari akarenge ku kari ndambye kwi tosheje umusozi bati Imana ishimwe tugeze atambika dusanga apfunda yuzuye amazi ageza hehe amazi ageza dusanga yuzuye akararo karebete bitatu bingahe nako kari karenge wenda yindi nzira. Ariko dukora imibare tubavuga ngo kano kararo igiti kimwe kindi kirano abahungu turoshanya. Wa mbere tuyambuka we na wambutse urabuduciriye inzira emeze ko yacu yatufunye ariko turacyakugumbana nayo. Umuhungu wa mbere ta kukara maza mugeza kukara abayite hako yatubizi Mungu we atengeye nagiye one naba yagiye nanjye mbangezeho sasa. Haleluya. Ako yangomira hehe muhinyegereza yangomira hehe nanjye nabatumbo rero nzakira ingoma ni ingoma arahirya ariko nicyo giti kireka aho ngaho. None abana b'Imana mwombe beno byambayeho. Haleluya. Nukuri mwongere mumfashe duhe Imana cyubahiro. Turashimira Imana batubonye mu bitoke by'ibiraka icyo gihe ko uyu munsi dufite abo tugabura twambaye amapataro n'amakoti. Imana nishimwe shiriraho hafi aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umuzigo wanjye nicyo nawe ngushaki. Yesu ashimwe. Uyu umuzigo Sariko hari ibintu washaka kutugu niwongere kubizamura ngo bishire ku mutwe. Ibyo bintu ndabwo uburyo bubishoboye. Muziko wanje rero abahongo batatu ba mbere batarashije. Haleluya. Naye managiye mubanze kwaje Sariko manatangiye ndera ikirenga ndikomeza umva gate kamera nagakandayeho njabura kane kate kamera managakandayeho nayenda karenge ko kane mbanda tsekeye niko bita hasi yarito yero hasi ntabwo matebese mu ngaguyemo we ataguyemo nabigondiye ndikwanga ko bitarohama mageze ukabitema ababa umutema cyure ko konendura gukorera mwakagara noneho ndi pezane pfukama bati rero amazi ganajandamye wareba gari kunyura muno gari bitoke amazi ari kunyuramo ngiyangana gazamura asubira hasi ngongera none irana ku ruhande abatuma rero hano nageze ubikasubira hasi haraha tuvuge ngo amena. Sandabare bakiriho batazagira ngo urabesha. Sandabare bakiriho batazagira ngo urabesha. Yo batazagira ngo urabesha. Batazagira ngo urabesha. Dukomeze nzose umuzigo wanjye ndakomeza ndwana nawo ndazamura kutugo shira ko none birangije bera hano ngazamura bigasubira hano nazamura gasubira hano ndayahangana nshirayo abana nabyo bimanukira ku rutugo none
Egeze kurata kurwana no kubishyiraho neza kuko umutwe bituma bitagishobotse kugira ngo ndabyare bigishobotse nshaka uburyo noneho ndahaguruka ngabitwara hehe shenga akaguru guca haleluya shenga akaguru ngamanuka ngo nzamuke ngasubira hasi ngagira ngo nongere ngasubira hasi nahabaye ng'amasaha abiri ndi kurwana nabyo mba ndahagurutse apana gusubira inyuma ndabyari birimo ndwana no kujya aha ndwana no kujya imbere haleluya tugaze hakurya amazi atarengeye turatura vuga ngo bararuhutse haleluya bitewe no kuvunika ayo masaha yarageze nga saa 11 twabonetse umuzigo wa nyuma waraya mu gasozi tuzinduka mu gitondo n'inzira yabaye mbi ariko niba ari ubuvuna nigeze kuvunika n'ubwico gihe Imana ikura kure muyemba parara muvuga ngo Mana warakoze none arigiye kora n'umuntu utagera imbabazi ndiyaduhemba aravuga ngo nzabahemba byose mubigejeje hano ukavuneka gutyo ukarara inzara ukarara utariye n'indazi bora umusore warara atariye indazi menya yaba atariwe tuvugane ngo amen bihabe babebe nabo ndaryo ruhara roza betari rimwe na rimwe nebihe mundabaranyusemo nemihafu myese barakobesa umuntu ariko turashimire yaro mu ijuru ibikora kandi kabikorera kuyubahisha hari ntabwo Yosuwa byari bimworoheye haleluya Mana ubiye ngo banzo tamo kugeramo byari biteye ubwoba ariko kubera Imana barahava mwongere muyimbe perera Imana shote z'Imana kandi shote zayo tugiye gusenga haguruka dusenge Imana nawe ufite ibintu byakugoye ufite ibintu byakuvunye ufite imitwaro wekoreye kugera kuri uyu munsi imitwaro wekoreye so kwitandukanya nereya ariko nababwira ukore mu ijuru hari Imana inesha hari Imana inesha hari Imana itabara mutagiye ibiganza byanyu dusenge Imana vuga ngo Mwami Yesu subiramo te Mwami Yesu subiramo te Mwami Yesu iyambukije Abisiraheli wana Mose bakambuka inyanja iyambukije Abisiraheli Yosuwa n'Abisiraheli bakambuka inyanja itukura hari inyanja iri imbere yanjye inyanja irahari Chese mbona ndanzira Chese ndanzira mbande kubona ariko ndezeye iyabonera Abisiraheli inzira mu nyanja itukura igaca inzira betaye ubwoba nanjye ugiye guca inzira hariya ndari kubona inzira ugiye kuzirema hariya ndari kubona inzira ugiye kuzica si rimwe si kabiri wambwiye kuzabikora ariko umusore yaza nde dukora ubukwe mu rugo bikanga mu kazi bikananirana aho narendeza amacerero bikifunga ariko nizeye ijambo wavuze iyavuganye nanjye niyo yavuganye na Mose niyo yavuganye na Yosuwa niyo yavuganye na Aburahamu
iyo ndayizeye nzi ko icyo yavuze no kugikora igiye kugikora. Vuga ngo igiye kugikora. Subiramo ngo igiye kugikora. Igiye kugikora. Mana ushimwa kuje kubikora. Yano mashina yawe ndabyizeye za mbundo nezawe. Izina ryawe nirishyirwa hejuru. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare, Imana ibahe umugisha cyane.